Isanwa ry'umuhanda wa Rubengera-Muhanga ryatumye inzu z'abaturage bo mu kagari ka Kagano mu karere ka Rutsiro zangirika ku buryo hari n'izahirimye, izindi zigasaduka ku buryo bugaragara bitewe n'imashini zifashishwa mu gukora uyu muhanda. Bamwe mu bangirijwe amazu bavuga ko batazi aho babariza ibyabo byangijwe, dore ko batigeze banabarirwa nibura ngo babe bahabwa ingurane. Ikibazo mfite n'icy'inzu yanjye amamashini yashenye atigeze akora umuhanda. Icyo kibazo rero ndi umunyantege nkeya nubwo nashobora kuba nasana nk'iyo nzu. Batangiye gutsindagira umuhanda, niho batangiye gusenya haza bya bimashini binini bitsindagira. Noneho mbura uko mbaza, ngize Imana ndababonye, noneho mwe mwatubariza mukatugira inama y'ukuntu tuzabigenza, kandi nta bushobozi mfite bwo kuba nayisanira. Ko imashini zize zikadusenyera. Mfite inzu ngewe yarahirimye. N'ubu ngubu akahasigaye k'agasigisigi nako kiyashijeho imitutu arejo n'ubundi yabinguye. Tukibaza tuti twebwe nk'abaturage twarenganurwa nande, twabariza hehe? Ariko muri aka kanya kuba tubabonye navuga ko nagarura icyizere nkavuga ni wenda mwebwe mwatugererayo mukagira icyo mutubariza, nkatwe tutagira ahantu tugera. Nubwo izi nzu zasenyutse abaturage baracyazibamo kubera ubushobozi buke, ariko bakaba bahorana impungenge ko ayo mazu yazabateza impanuka. Ubushobozi ni bukeyi, n'aha ni igiturage cy'icyaro, nta bundi buryo wakwerekezamo amafaranga yo kujya gukodesha indi nzu ngo ubemo uri kugaburira n'abana n'umugore, ntago byashoboka, kandi n'umuntu aba ari guca inshuro. Twe turasaba ubuyobozi ko bwaza bukaturenganura iki kibazo cy'umushinwa yaje agasenya amazu y'abaturage ahangaha, n'izitarahirima nazo ziri mu nzira zo guhirima. Tukaba twagira ngo nk'abanyamakuru mwadufasha mukatuvuganira, ubuyobozi bukagira icyo butumarira, bukadusanurira yonda ayo mazu yakayatwubakira ayo ngayo yasenyutse. Tubasaba ko bwatukurikiranira kugira ngo badusanire. Si abangirijwe amazu gusa, kuko hari n'abari barateye amashyamba ku nkengero z'uyu muhanda ku ruhande rw'akarere ka Karongi. Ayo mashyamba nayo akaba yaratemwe bo bakabarirwa, ariko ntibabone ingurane z'amashyamba yabo bangirijwe. Hari aho batemye ishyamba cyangwa banyangirije ishyamba, bubatse urukuta rw'Abashinwa bakaba batari banyishyura. Barambariye ibisabwa byose ndabyubahiriza, twe batubwiye ko bazatwishyura, ubwo turategereje. Muri makeya batinze kutwishyura. Ni umuhanda wose nzi ko amakuru mpabwa ni uko bose batari babishyura. Icyo nasabaga ko yenda babyihutisha tukishyurwa. Ibikorwa remezo biraza, yego turabikunda, ni byiza, ariko bisiga byangije ahantu hatunze umuturage, bagatinda kumuha ingurane kandi ariho hari hamutunze. Icyo ubuyobozi nabusaba ni ukujya buvugira abaturage bagahabwa ingurane y'ibyabo byangiritse. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Marie Chantal Musabyemariya avuga ko agiye kuvugana n'abakozi bo muri One Stop Center bagakurikirana ikibazo cy'aba baturage. Abantu bari gukora umuhanda, bagombaga kubara abantu babona bazangiriza bakabaexproprier. Ubwo ayo mazu y'abaturage niba batarababariye kandi bakaba babangiriza, wenda nakurikira nkabaza muri One Stop Center bakurikirana ibyo by'imihanda, ariko umuhanda nta nubwo twe turi kuwukoresha ngira ngo ni Karongi, ariko urumva abaturage bacu bahagwa. Urakoze cyane, reka mbaze muri One Stop Center numva ko icyo kibazo bakizi. Nisanga nabo nta n'icyo bazi, ariko mbabwira banakurikirana ko abaturage bacu ntabwo akamwe mu muhanda ni mwiza, urakenewe, ugomba no kuhaba, ariko none n'umuturage waba afite igikorwa cye avamo n'ubundi nta kibazo, ariko bakamusimba, bakamuha ingurane, bakamuha amafaranga cyangwa bakagira uko bamufasha ubundi buryo bwo kubaho. Amazu yangiritse n'ay'ubucuruzi ndetse n'ay'abaturage babamo kuva yakwangirika kugeza ubu bakaba bakiyatuyemo, ariko bafite impungenge z'uko ashobora kubagwaho. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Rutsiro.